mwongeye kwiga abakunzi ba Trinity TV by'umwihariko abakunzi bakadasohoka bikiganiro KILIZIYA n'ishema ryanjye. Nkuko mubibona rero uyu munsi twagendereye umuvandimwe akaba umunyabigwi cyane ko yayoboye umuryango ukomeye ufasha abakristo muri KILIZIYA Gatolika muri byinshi. Ni ikiganiro tujya kugirana gitoya nkuko twabibasezeranyije tubagirira kure tubanyarukireyo tubazanire amateka amakuru byagiye biranga KILIZIYA Gatolika mu myaka ya hambere ndetse n'uyu munsi. Nkuko bibona rero turi kumwe n'umugabo navuga ko ari jigija cyane ko yubatse. Reka nze atangire atwibwire tubashe gusobanukirwa mu kiganiro KILIZIYA n'ishema ryanjye. Mwaramutseho? Mwaramutse neza. Muratubwira amazina yanyu kugira ngo abadukurikiye baze kumenya abo tugiye kuganira nabo. Nitwa Bimenyimana Bonaventure, abandi umuyobozi w'umuryango w'impuhwe z'Imana muri diocese ya Nyundo. Urakoze cyane. Bonaventure ni muntu ki mu magambo makeya kugira ngo abadukurikiye babashe gusobanukirwa? Bonaventure ni umukristo gatolika ubarizwa nyine muri uwo muryango w'impuhwe z'Imana, uziyambaza kandi akanaziringira akanazamamaza kugira ngo zigere kuri buri wese. Yego. Abanyampuhwe ni umuryango, hari ababarizwa muri KILIZIYA Gatolika bazi ko ari na korali. Mu magambo make abanyampuhwe ni iki? Abanyampuhwe ni umuryango uba muri KILIZIYA Gatolika washinzwe na Yezu Kristo ubwe abinyujije ku mubikira yihitiyemo witwa Mutagatifu Faustina Kowalska wavukiye mu gihugu cya Polonye. Ni umuryango Yezu Kristo rero yashinze none abihishurira Faustina kugira ngo yamamaze impuhwe ze. Faustina nawe yemera kuba igikoresho cy'impuhwe ze, amusaba ko impuhwe z'Imana yakongera kuzibutsa abatuye isi kugira ngo bongere kugira amizero muri zo, cyane ko impuhwe z'Imana arizo zizadukiza. Yego. Mu muryango w'impuhwe z'Imana hari ibikorwa runaka mukoramo cyane nk'indi miryango yose yaba ya Disiyo Gatolika se cyangwa indi miryango ishamikiye kuri KILIZIYA Gatolika? Hari ibikorwa nyirizina biba biranga abanyamuryango b'uwo muryango mu bikorwa byabo bya buri munsi? Hari ibikorwa mugira by'umwihariko? Yego, ibikorwa turabigira nk'uko n'imiryango ibikora, ariko by'umwihariko nk'umuryango w'impuhwe z'Imana tubarizwamo kandi tubereye n'umuyobozi. Buri muryango mu miryango y'Yesu Gatolika ugira impano yawo mu buryo bwo kwitagatifuza no gutagatifuza abawugize. Rero twe mu butumwa bwacu tugendera ku mabwiriza ya Yezu Kristo n'amasezerano yagendaga agirana na Faustina, tukabona ko twarakira ubwo butumwa, tukaba twamamaza nyine ubwo butumwa bw'impuhwe z'Imana mu magambo, mu bikorwa ndetse no mu isengesho. Hari n'ibikorwa by'urukundo dusangiye n'indi miryango ya Disiyo Gatolika n'amakoraniro y'abasenga, ariko twe by'umwihariko ubwo butumwa buri munsi buri wese ategetswe gukora igikorwa cy'impuhwe kuri roho ndetse no ku mubiri, no mu magambo no mu isengesho, kuko isengesho tuzi yuko rirenga imbibi, zirenga imipaka rikagera hose, kandi bikadufasha muri ubu buryo kwitagatifuza, tukagira uburyo bwo gushengerera isakramento ritagatifu, tugasoma ijambo ry'Imana, tugasoma bimwe mu butumwa Yezu Kristo yagiye agirana na Faustina mu gatabo k'umuryango ka Petit Journal niko tukita. Akangaka musanze ndimo gusoma. Harimo rero muri bimwe mu butumwa Yezu Kristo yagiye ahama Faustina amusaba ko byajya bimufasha kandi bigafasha n'abaza yoboka iyo nzira mu buryo bwo kwitagatifuza. Rero muri bimwe Yezu yabwiye Faustina, hari uburyo yamuhaye bwo kwiyambaza izo mpuhwe z'Imana, uburyo bwo kuzamamaza hose. Hari uburyo yamuhaye ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe iriya mubona nk'ikivomesho cyo kwiringira ku biyambaza impuhwe z'Imana. Hari n'ubundi buryo yamuhaye bwo kuvugira hamwe, kuvuga ishapule y'impuhwe z'Imana, baranayimwigisha. Ibyo byose rero ni ibidufasha mu buryo bwo guhimbaza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Yezu ategeka ko habaho umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana wajya uhimbazwa ku cyumweru gikurikira Pasika. Ibyo nabyo turabikora, kandi uwo munsi ukabanzirizwa n'isengesho dukora ry'iminsi 9 ryitwa isengesho rya Noveni. Nabwo yamwigishije uburyo
iryo sengesho ryajya rikorwa kuko buri munsi hari roho tumutura dusaba ko Nyagasani yazikiza. Ni muri ubwo buryo rero turushaho kwitagatifuza no gutagatifuza abandi, dusabira isi yose impuhwe z'Imana kuko izikeneye. Murakoze cyane, ndumva ari umuryango mugari wagutse kandi ufite intego zihamye ndetse n'ibikorwa byumvikana cyane kandi bigaragara ko byafasha abakristo muri rusange. Hanyuma uyu muryango hari ahantu baba barizwa cyangwa muri mu maparuwasi yose ya Kiliziya Gatolika umuryango ubarizwamo? Murakoze. Nkaho kampere hano iwacu muri diyoseze ya Nyundo, umuryango w'impuhwe z'Imana uri mu maparuwasi 25, hasigaye paruwasi imwe itarageramo umuryango. Iyo ni iyihe? Paruwasi ya Nyange. Ni itarageramo umuryango w'impuhwe z'Imana, nuko twakomwe mu nkokora n'iyi corona yatumye tutajya kwamaza ubutumwa. Twari dufite gahunda yuko mu kwezi kwa gatatu tuzakora icyo gikorwa cyo kujya gushinga umuryango kugira ngo umuryango w'impuhwe z'Imana ugere hose muri diyoseze yacu ya Nyundo. Ariko mu Rwanda hose umuryango urahari, hose urahari. Icyicaro cy'umuryango w'impuhwe z'Imana kiri Kabuga, ariho dufite ingoro impuhwe z'Imana, niho duhurira ku rwego rw'igihugu buri mwaka. Yego. Murakoze, uvuze guhura bintera amatsiko. Ese nk'abanyamuryango b'umuryango impuhwe z'Imana mwamugira igihe cyihariye nyacyo muhura cyangwa buri uko muhuriye mu gitambo nyuma y'igitambo cya misa murahura? Bihagaze gute? Urakoze. Tugira isengesho riduhuza rimwe mu cyumweru ku munsi twumvikanyeho utabangamiye buri wese, buri paruwasi igakorera iwabo cyangwa se na centrale. Tugira umunsi rimwe mu cyumweru duhuriraho isengesho, tukagira isengesho riduhuza rimwe mu kwezi ry'umwiherero, tukagira n'irindi sengesho riduhuza duhimbaza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana wizihizwa ku cyumweru gikurikira Pasika nk'uko nabibabwiye. Riba ryabanjirijwe na noveni, ryanabanjirijwe n'umwiherero w'iminsi 3 twitegura uwo munsi kugira ngo icyifuzo cya Yezu tumufashe kugishyira mu bikorwa. Yego. Numvise impuhwe z'Imana zigira ibikorwa byinshi binyuranye. Ese mubasha gute kubikomatanya na korali? Urakoze. Muri 2017 nibwo twazamutswemo n'igitekerezo cyo kumva yuko tugomba gufasha Kiliziya, gufasha abakristo mu gusingiza Imana. Bituma twiyegeranya, twari twahimbaje nyine umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Turavuga tutari ko ntidushobora gusingiza Imana mu ndirimbo, tugakora icyo gikorwa cyo kugira ngo dusingize Imana dufate n'abakristo kwizihiza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Turabikora birakunda. Ubwo padiri mukuru wa paruwasi ya Muhato, Padiri Valence, niwe wabonye dukoze icyo gikorwa, ati igikorwa kigomba gushigikirwa no guterwa inkunga. Aradushikira ati ikorali baye ya 14 mu makorali dufite muri paruwasi yacu ya Muhato. Nuko dushinga imizi dutyo, biradufasha. Icyo gikorwa cyo kuririmba gusingiza Imana bininjira mu muryango, byongera ku butumwa bwacu dusanzwe dukora. Tubona ari byiza, n'urubyiruko rurabyitabira ku buryo ubona rwose bidufasha gusingiza Imana mu ndirimbo, bikunganira bya bikorwa ko dusanzwe dukora mu isengesho nyine, bikadufasha kandi birafasha, ubona ko birimbye rwose. Hanyuma umuryango nyirizina watangiye ryari rero? Umuryango nyirizina ubundi nkuko natangiye mbibabwira, impuhwe z'Imana si za none, ni za kera na kare, ari nazo Imana yaremesheje isi. Iyo dusomye mu bitabo by'intangiriro ukuntu Imana yaremye muntu, noneho umuntu agakomeza kugenda yiyangiriza, Imana igakomeza kugenda ibitwibutsa kugeza ubwo iduhaye umwana wa Yezu Kristo kugira ngo aze kuducungura. Abantu tugakomeza kunangira tukibagirwa iyo neza, bikagera naho nyine yongera kunyura kuri uwo mubikira Faustina kugira ngo aze kutwibutsa izo mpuhwe za Yezu Kristo. Rero byaje gukomera hano mu Rwanda, aho mu gihe gikomeye muri 1994 aho jenoside yakorerwaga Abatutsi, nibwo abantu batangiye uburyo bwo kwiyambaza impuhwe z'Imana mu buryo bwari busa naho bugoranye. Abantu batangira kwiyambaza impuhwe z'Imana, kuziringira kuko babonaga ko bageze mu bihe bikomeye. Noneho abapadiri ba Porotini mu Rwanda niba bagiye bandika udutabo two kwiyambaza impuhwe z'Imana, dutangira gusakara mu bakristo bose.
abakristo batangira kugenda biringira impuhwe z'Imana bagenda basoma bimwe muri ubwo butumwa bw'impuhwe z'Imana uri muri ako gatabo. Wasanga udutabo tw'impuhwe z'Imana badufite kubyo n'ishapure y'impuhwe z'Imana benshi bavuga ko inabangutse bayumva muri ubwo buryo. Noneho nk'umuryango nk'abari mu muryango w'impuhwe z'Imana hatangira kubaho ayo matsinda atandukanye hirya no hino agenda yiyambaza impuhwe z'Imana. Kugeza ubwo rero mu bihumbi 2000 aribwo inama y'abepiskopi gatolika bo mu Rwanda babwiye abapadiri ba Porotini ko bagomba gufasha ayo magrupe ari mu muryango w'impuhwe z'Imana kugira ngo agire icyerekezo n'umurongo umwe komeza no gusakaza ubutumwa hirya no hino. Urakoze. Ubwo rero umuryango ukomeza kugenda ugira umurongo ngenderwaho, tukagira amategeko y'umuryango atugenga cyane. Bigitangira bamwe barabyumvaga kubera ko no muri charismatique yari itsinda ryo gusabira abarwayi bakabyitiranya kandi ari imiryango ibiri bagashaka kuduhuza bakumva ko umuryango w'impuhwe z'Imana abanyampuhwe bakumva ko ari yatsinda rikora ubutumwa muri charismatique ishinzwe gusabira abarwayi kuko ibikorwa byasaga nkaho ari bimwe bakabyumva muri ubwo buryo kandi atari byo. Umuryango w'impuhwe z'Imana ari ufite amategeko yabo awugenga n'ubutumwa bwawo byihariye. Ubwo rero dufashwa gutyo na bapadiri ba Porotini mu Rwanda babiha umurongo ku buryo dufite umuni wa diocese tukagira umuni ku rwego rw'igihugu. Urumva ko ubutumwa bufite icyerekezo n'intego ihamye. Yego. Mwatangiye kuyobora umuryango ryari rero? Natangiye kuyobora umuryango w'impuhwe z'Imana turi muri 2020 muri 2017. 2017 numva imyaka 3 iri kugeraho. Imyaka 3 igiye gushira kuko tariki 3 z'ukwezi kwa gatatu muri 2021 nzaba nujuje imyaka 3 nyobora umuryango w'impuhwe z'Imana. Yego. Mujya mugira manda mu muryango? Tugira manda ni y'imyaka 3 ukaba wemerewe kongera gutorwa indi nshuro imwe. Ubwo nuvuga ko imanda yanjye nirangira wenda bongeye kungirira icyizere cyo gukomeza kuyobora umuryango w'impuhwe z'Imana nshobora gukomeza ubwo butumwa indi myaka 3. Yego. Tugasimburana. Ni ikihe kintu ubona kikubera nk'inzitizi mu kuyobora uyu muryango cyangwa se n'abanyamuryango w'impuhwe z'Imana muri rusange? Ni ikihe kintu mubona kibagora cyangwa se mubona kibatangira mu rugendo rwanyu? Urakoze. Ikintu mbona cy'inzitizi mu kuyobora umuryango w'impuhwe z'Imana yenda urebye muri iyi si usanga nk'uducogocogo tw'ubuzima tugenda natwo tukurura abantu ku buryo wenda gusanga nko mu isengesho abantu kwitabira isengesho ku isaha yagenwe wenda bitewe n'ubuzima uko bwubatse nabyo ubona abantu wenda batabonekera rimwe ku gihe gikwiriye. Ugasanga wenda iyo nzitizi nayo wenda ihari kugira abantu batabonekera hamwe nk'uko umuntu aba abyifuza. Nkabona wenda ariyo ngorane dushobora kuba twagira, ariko ku rundi ruhande numva ko uri muryango w'impuhwe z'Imana naho ari nubwo atabonekera rimwe n'abandi nubwo nabyo biba bikenewe, ariko hari ibyo ari byo byose anazirikana kuri icyo gikorwa, anazirikana kuri iyo saa, azirikana mu bwa bumwe buduhuza nk'isengesho. Cyane ko na Yezu Kristo yakivuzeho aganira na Faustina amusaba uburyo kuzajya ahimbaza isaha y'impuhwe z'Imana, isaha ya 9. Aramubwira ati mwana wanjye igihe uzajya wumva inzogera ya saa 9 yivuze uzajye winjira wese mu mpuhwe zanjye uziramye. Ati kandi nibigushobokera uzajye winjira muri chapeli ukore inzira y'umusaraba. Ati bitagushobokera nanone nabyo bitewe nuko wabuze umwanya ujye ufata akanya nibura katangana n'urwara uzirikane ku mpuhwe zanjye. Rero nubwo nari mvuze iyo nzitizi dukunda kugira, nubwo wabona ko kanya gatangana n'urwara ukavuga uti kanzirikane ku mpuhwe z'Imana, nabyo biri mu byiza yaduteganyirije mu buryo bwo kwizihiza no guhimbaza iyo saha y'impuhwe z'Imana. Bivuga ko rero mu butumwa Yezu wa mugani aduha ntabwo adukorera umutwaro tudashoboye gukozaho imitwe y'intoki, ahubwo aduha n'imbaraga zo kwemera guhangana n'izo ngorane zose z'ubuzima tugira, tukemera ko turi kumwe na Yezu Kristo. Yego. Ni iki rero kigutera imbaraga cyangwa kigutera ibakwe ryo gukomeza
kuyobora uyu muryango mu bikorwa bya buri munsi. Murumva hari ibikorwa byinshi, ibikorwa nyirizina by'umuryango bishamikiye kuri korari, mugira ngo byibura umuryango ukomeze waguke kandi ibikorwa byawo bikomeze bisakare isi yose. Mu yandi magambo bibatwara imbaraga. Niki kibafasha rero muri urwo rugamba mu Rwanda? Yewe ikintu kimfasha muri uru rugamba turimo ni amasezerano Yezu yadusezeranyije. Ibyo birankomeza, bikamfasha, bikanyubaka kandi nkabifashisha n'abandi kugira ngo tubigire ibyiringiro. Nuko Yezu yadusezeranije ko uziyambaza impuhwe z'Imana akaziringira azamutabara. Hari naho yabigize indahiro ngo isi n'ijuru byarimbukaho kugira ngo roho yiringire impuhwe z'Imana izibure. Hari naho nahoze nsoma igitabo kirimo ubutumwa bwa Mama Faustina, hari aho atubwira ati mwana wanjye niba mbinyujije kuri wowe saba ko abantu bisunga impuhwe zanjye, mpereye kuri wowe ugomba kuba indashikirwa mu kwiringira impuhwe zanjye. Ngusabye ko wagaragaza ibikorwa by'impuhwe biva ku rukundo mfitiye. Ugomba kwereka abandi impuhwe buri gihe na hose, ntabwo wazigiza inyuma cyangwa se gushaka impamvu cyangwa se ibisobanuro byo kuzirengagiza. Nguhaye uburyo butatu bwo kugaragariza mugenzi wawe impuhwe. Ubwa mbere igikorwa, ubwa kabiri ijambo, icya gatatu isengesho. Izi nzego eshatu zibumbiye hamwe ubusenderi bwose bw'impuhwe, maze ibyo bikazaba ikimenyetso ndakuka cy'urukundo mfitiye. Kuri ubwo buryo umuntu asingiza kandi agahesha ikuzo impuhwe zanjye. Ngicyo rero gituma numva mfite ibyiringiro, kimfasha, kikankomeza, kigatuma nshinga imizi. Nuko Yezu adusaba kwamaza impuhwe z'Imana. Niba nsaba kwamaza impuhwe z'Imana mu magambo, akansaba kwamaza impuhwe z'Imana mu bikorwa no mu isengesho, ibyo ari byo byose muri ibyo bikorwa bitatu ntabwo naburamo igikorwa kimwe. Hari abumva yuko igikorwa cy'impuhwe ari uko ushobora gushyira umuntu wenda nk'ushonje ukamushyira icyo kurya, ariko bimwe no mu cy'ingenzi twitaho cyane ni ugukora igikorwa cy'impuhwe mu isengesho, kuko icyo kintu abantu benshi barakibagirwa. Twumva ko abantu bababaye tugomba gufasha, ari abarwayi tugomba gusura, tukumva ko abantu bababaye bakeneye kugobokwa wenda ari abashonje. Ibyo nabyo ni byiza. Tukumva ko abantu bakeneye gusurwa, bakeneye kwitabwaho, na imfungwa ziri muri gereza ko nabyo turabikora, n'abambaye ubusa turabikora. Ariko hari igice kitagaragara abantu batajya bitaho. Icyo gice rero turagishinzwe, igice cy'imbere, igice cya roho turabishinzwe, kuko umubiri turawitaho. Ariko ushobora kunzanira icyo kurya ejo utabanje no kwita kuri roho yanjye, bikarangira umubiri ugiye mu gitaka, ariko roho se izaguherekeza n'ibyo bikorwa itagaburiwe, byaba bimaze iki? Twe rero twita no kuri icyo gice by'umwihariko, ku gikorwa kitagaragara cy'isengesho. Ari nayo mpamvu natangiye babwira yuko mu isengesho rigera no ku mpera y'isi, aho tudashoboye kugera, naho twakandagiza ibirenge. Bikaba rero bidufasha rwose kumva ko isengesho dukora nicariye hano iwanjye nahuye n'abandi rigera hirya y'isi hose, ku buryo Nyagasani arikoresha kugira ngo akize isi. Yego. Byanga byakunda kuba mwaragira icyizere mukayobora uyu muryango muri iki gihe kingana gutya, nuko babitezeho ubushobozi runaka, hari indangagaciro byibura mufite ku buryo bavuga ngo uyu muntu reka tumuhereze uyu muryango muri manda ye ku rwego rwa diocese, bari bakwizeyeho imbaraga nyinshi. Bigenda gute kugira ngo muhitemo umuntu ubahagararira? Urakoze. Ni iki bagenderaho nyirizina? Urakoze, umbajije ikibazo cyiza. Nanjye nkimara no gutorwa nabajije umutima nama wanjye, nsa nubaza na Yezu Kristo impamvu ari ngiye wahiswemo. Nari nsanzwe ndumuyobozi w'umuryango w'impuhwe z'Imana muri paruwasi ya Muhato. Kubera ko rero twageraga buri gihembwe inama ihuza amaparuwase yose, ubwo abayoboraga manda ya mbere yarangiye bari bacuye igihe, tumaze gukora inama dutanga igenamigambi ry'ibikorwa byagiye bikorerwa mu maparuwase, tugiye gutora, tugiye kongera gushyiraho komite ya diocese. Ntabyo natekerezaga ko nshobora gutorwa. Natunguye rero
no kubona bantoye bangirira icyizere ubwo ibyo bashingiyeho njye nibazaga nkavuga ko ndi umunyantege nke kumeye ko mpabwa ubwo butumwa rero ndavuga nti ndagushimira Nyagasani ko ni wowe wangiriye icyizere uzi ko ntacyo nshoboye noneho numva ko Nyagasani azanshoboza ubwo yampisemo kandi ntacyo nshoboye ubwo azanshoboza gukora ugushaka kwe mwizereramo ni nabyo navuze no mu ijambo ryanjye nteruye bavuga bati noneho komite nshya itowe ni gire iki tubwira ndavuga ninge ntunguwe no kubona Yezu angiriye icyizere numvise ko ari Yezu ntoye ntabwo numvise ko yenda ari abantu babikoze barabikoze wenda babaye intumwa za Yezu Kristo akorera muri bo ariko numvise ko ari Yezu mpaye ubutumwa rero muri kiliziya bitandukanye yenda nuko ahandi bigenda mu matora asanzwe iyo bakubonamo iyo ngabire babikora ku bushake bwabo batagendeye yenda ku marangamutima runaka yenda babona ko icyo gikorwa wenda hari icyo uzabafashisha nababwiye ko rero icyo mfite Yezu azampa nzashobora kukibakorera ubwo biramfasha bintera imbaraga zo gukomera nubwo bangiriye icyizere kandi ndisuzugura mbonaga ntacyo nshoboye ubwo Yezu yangiriye icyizere Nyagasani niyemeje gukora ugushaka kwawe ntabwo ubwo butumwa gutyo bidashingiye ku buhanga buhanitse abandi ntibashobora gutekereza bidashingiye ku mashuri ahambaye umuntu aba afite nge nize amashuri abanza ndayarangiza werengerekaho n'imyuga kuko nkora umwuga w'ubudozi n'umutayeri ubwo rero ibyo byose ntabwo babirebye cyane ko n'abanyungirije n'abarisansiye nibazaga impamvu atari bo bashizeho kandi mbona numva ari nge aribo mbona nanjye aribo mbona mu bushobozi nkumva bintangaje ku buryo ndetse na visi perezida nawe ni na visi meya nkibaza impamvu abo ngabo atari bo bahaye ubwo butumwa kandi mbona aribo bafite n'amashuri ku rwego ruhanitse iby'Imana rero biratangaje byatumye ntekereza bitandukanye ntekereza ukuntu na Faustina yagiriwe icyo cyizere kandi atari yarize ntabwo nagiye mu mateka ya Faustina cyane Faustina nawe ntabwo yigeze yize amashuri abanza ndayubanza ataranayarangije akora akazi ko mu rugo ko gushaka kuba ngo bari baravutse ari n'abandi 10 bari bakinnyi wabo agira ngo aribe ukuntu yafasha umuryango aza kugira igitekerezo cyo kumva agomba kwiha Imana Yezu amunyuraho none ubu ngubu turimo kuzirikana bumwe mu butumwa Yezu Kristo yamunyujijeho agira ngo yongere yibutse abantu ko byihutirwa ko abantu bagomba gukanguka bakumva ko impuhwe z'Imana zo zibabeshejeho bakakomeza kwijandika mu byaha bakumva yuko amarembo y'impuhwe z'Imana afunguye rero ndebye kuri icyo gitekerezo ndebye kuri ubwo buzima bwa Faustina nanjye byanteye akanyabugabo ndavuga nti kuki ngiye mbikesha iki nka Bikira Mariya nyine Gaburiyeli amubwira ko azabyara umwana w'Imana bikamutungura none na Bikira Mariya agiye gusuhuza Elizabeth nawe mwana twite akisimizanye ibyishimo mu nda ati mbikesha iki kugira ngo nyine umutegetsi wanjye ngenderere ari utuntu rero numva mfitanye umubano n'Imana kuri ubwo buryo akampa ku ngabire ye kugira ngo ngeze ku cyo nanjye yansangije nkigeze ku bandi sindabura icyo mpa abo nshinzwe kuyobora ijambo ryiza nanjye ukora umutagatifu anshoboje ngendeye no ku butumwa dusoma mu gitabo nk'iki ngiki cya Petisho Runari no mu zindi nzandiko z'abatagatifu nanjye biramfasha kuba nagira icyo mpa abonyoboye kandi kikabagirira akamaro yego dusoza rero niki hari indi mbaraga zigenda zidukurura zijyanye n'ubuzima busanzwe bitewe n'imibereho turiho hari ibikorwa runaka rero bigenda bibaho uvuga ngo byibura ibintego byagakwiye mu bana b'Imana ni cyo kintu ubona uvuga ati iki kiranduye rwose uwa mu bushobozi kinagihindura kwikubitira urakoze ikintu kimbabaza nuko abantu ntabwo tugomba guha Imana umwanya wadusagutse
ngo twumve yuko tugomba guhurira hamwe ari uko twabonye umwanya, tugomba kuwushaka byanze bikunze tukawushyira no muri gahunda, mu zindi gahunda dufite. Ikintu kibabaje rero ni uko abenshi tudashaka guha Imana uwo mwanya, kandi igihe cyose ni icy'Imana. Ubwo buzima twirukankamo nuko Imana iba yaduhaye ubuzima. Yego. Rero twari dukwiriye rwose gukanguka nkuko na Yezu bivuga ati dore mfunguye amarembo y'impuhwe zanjye, ushaka kwinjira naza yinjire kugira ngo yakire izo mpuhwe z'Imana, ariko udashaka kwinjira azanyura mu muryango w'ubutabera. Yezu rero byose yabivuzeho, nkaba navuga ngo buri wese yarakwiriye gukanguka muri iki gihe, tukumva ko koko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Gira ngo wenda mumbabari, hari nandi magambo navuze nsoma nzirikana, none nageze akanya njya nsoma iki gitabo kirimo amagambo meza cyane. Uwo mutagatifu Faustina hari ubwo ngo marayika yaje kumutembereza, ati uyu munsi ninjiye mu rwobo rw'ikuzimu. Ni marayika mu muriro utazima, marayika ari we uhanjyanye. Ni ahantu h'akababaro gakabije, ubunini bwaho n'ubugari cyane ku buryo buteye ubwoba. Imwe mu mibabaro nahabonye aho ikuzimu ho marayika nyine yatembeje mutagatifu Faustina. Akababaro ka mbere kari mu muriro utazima nuko Imana idahari, ako ni akababaro ka mbere. Aka kabiri kuganya bihoraho. Aka gatatu igihano cy'abariyo ntabwo kizahinduka namba. Akababaro ka kane umuriro winjira mu muntu ariko ntumusenye. Murabyumva, umuriro winjira mu muntu ni nko urunyotwe kwa kundi utagaragara. Umuriro winjira mu muntu ariko ntumusenye. Ni akababaro gakabije kuko ari umuriro wa kiroho gusa, wacamwe n'uburakari bw'Imana. Aka gatanu umwijima uhoraho. Ayikuzimu muri urwo rwobo, umwijima uhoraho. Impumuro mbi cyane kandi buza umuntu guhumeka. Ariko nubwo hari umwijima, shitani n'abaciriwe urubanza rwo kuhaba baba barebana kandi babona ibikorwa bibi by'abandi n'ibyabo. Akababaro ka gatandatu kubana buri gihe na shitani. Aka karindwi kwiheba gukabije, kuzinukwa Imana, kuyivuma no kuyituka bikabije. Ni akababaro gakabije abacira urubanza rwa nyuma babamo bose hamwe, ariko ntabwo ariyo mpera y'aka kababaro gakabije. Hariho akandi kababaro gakabije, nubwo tubabaro tumaze kuba twinshi, kagenewe bamwe ku buryo bwihariye. Ni akababaro ko kubyumviro. Buri muntu ababazwa ku buryo bukabije kandi umuntu adashobora gusobanura bitewe n'ibyaha yakoze. Hariyo gereza ziteye ubwoba, ibikorwa by'iyicwa rubozo biteye ubwoba, aho buri gikorwa kinyuranye n'ikindi. Mu kubona ibyo nari gupfa iyo ubasha bw'Imana buba butaramfashe ukuboko. Buri munyabyaha nabimenye azaba mu bikorwa by'iyicwa rubozo ubuzima bwe bwose, ku byumviro azaba yarakoresheje no gukora icyaha. Nanditse ibi mbitegetswe n'Imana kugira ngo hatagira umuntu n'umwe wibwira ko nta muriro utazima ubaho, cyangwa se ko nta muntu wigeze ahagera, cyangwa se uzi ko hameze. Ngiye mama Faustina mbitegetswe n'Imana nagiye ikuzimu mu muriro utazima kugira ngo nzashobore kubibwira abantu no guhamya ko umuriro utazima ubaho. Ntabwo nashobora kubivuga ubu, mfite itegeko ry'Imana ryo kubyandikisha gusa. Shitani zumvaga zindakariye, ibwo aho ngaho yari yatembereye ikuzimu, zindakariye cyane, ariko itegeko ry'Imana ryazitegekaga kunyumvira. Ibyo nanditse ni bike ugereranije n'ibyo nahabonye ikintu kimwe gusa. Hariyo abantu benshi bashidikanyaga ko umuriro w'iteka ubaho. Igihe nagarutse muri njye sinashoboraga kugabanya ubwoba bwinshi bwari bundimo kubyerekeranye no kubona uburyo abantu bababara bikabije mu muriro utazima. Niyo mpamvu nsaba nshikamye kugira ngo abanyabyaha bicuze buri gihe mbasabira impuhwe z'Imana. Yezu wanjye mpisemo gusambagurika mu kababaro gakabije kugeza ku mpera y'isi, aho kuguhemukira nkora icyaha kabone niyo cyaba ari gato gute. Ubu butumwa Faustina yabwanditse agira ngo abusangize abatuye isi. Agira ngo abusangize abatuye isi. Urumva marayika yarahamujyanye gutemeje ikuzimu, asanga nyine turiya tubabaro twose twagiye dusoma turondora,
agira ngo rero hatazagira uyitwaza ngo ikuzimu ngo ubanza hadahari. Twavuga bati Yezu ati nimuve mu byaha nimuhinduke, tukumva ko ntacyo bitubwiye, ukagira ngo twageze iyo tujya. Birakwiriye rero ko dufata icyemezo cyo guhinduka, kwisubiraho. Yego. Dusoza rero mwakoze cyane, hari ubutumwa mwahereza abadukurikiye cyangwa inama mwabwira abadukurikiye? Murakoze, inama ntiyabura. Inama nabwira cyangwa se ubutumwa nabwira abadukurikiye, nitureke Imana itwigarurire, kandi Imana iradukunda mu buzima bwacu bwose. Uko waba uri kose mu buzima ubwo ari bwo bwose, Imana iragukunda. Waba uri mu bihe byiza, waba uri mu bihe bibi, Imana iragukunda kuko iratuzi bihagije, iratuzi wese. Twumvishe rero umuryango w'abanyampuhwe ni umuryango wagutse, twumvishe ibikorwa by'urukundo ukora, twumvishe uko wita ku banyamuryango bayo, twumvishe ubutumwa ugenda usakaza hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Hagati aho ngaho rero, niki wabwira abantu batabarizwa muri uyu muryango ku buryo cyatuma nabo bumva bawukunze, ku buryo waba wifuza, waba wibazaho ikibazo runaka, ku buryo yakumva ashamadukiye kuba yawuzamo? Murakoze. Ndararikira abantu bose bumva ubutumwa bw'impuhwe z'Imana, nkunga mu rya Yezu Kristo, uko nawe aduha impuruza ati yemwe nimuze mwinjire, dore umuryango urafunguye, mwinjire mu mpuhwe z'Imana kugira ngo muhavome ubuhehere, muhavome umukiro. Mu muryango w'impuhwe z'Imana hari ubuzima, nta gihombo. Nta gihombo kuko wamenye impuhwe z'Imana zimubera byose, zikamubera ikiramiro. Umuryango w'impuhwe z'Imana ingeri zose ziratumiwe, abakuru n'abatoya, abasaza, abakecuru, urubyiruko. Birakwiriye rwose ko twakira vuba na bwangu icyo cyifuzo cya Yezu Kristo kugira ngo tumufashe gukiza isi. Nkaba numva rero nararekera buri wese kuza tugafatanya kuvoma kuri ayo masoko y'impuhwe z'Imana kugira ngo tugire ubuzima. Nkaba rero nifuriza n'abari mu muryango w'impuhwe z'Imana, by'umwihariko muri diyosezi yacu ya Nyundo, muri paruwase ya Muhato, nkorera ubutumwa kugira ngo twongere twibutse ko impuhwe z'Imana ari zo zidutunze kandi arizo zitubeshejeho, ngira ngo turabahamya bazo. Uwazigiriwe rero niwe ubihamya, kandi ndahamya ko twese impuhwe z'Imana twazigiriwe, nizo zidutunze, nizo zitubeshejeho. Tukongera kwiyibutsa ndetse no muri ibihe bikomeye ko zatugaburiye, zaradutunze, zaratwambitse, twabonye ububasha bwazo. Bikaba bikwiriye rero kugira ngo dusubize amaso inyuma, nubwo uburyo bwo guhura nk'uko twahuraga mu isengesho turi kumwe muri iki gihe kitoroshye bitatworoheye, ariko mu kwemera dushikame, dukomeze duhurire hamwe mu isengesho. Mu kwemera ntabwo twahagaritse isengesho ngo bamwe babyitiranye bati ubwo tutagira uburyo bwo guhurira hamwe isengesho turihagarike, ahubwo nk'abanabwira y'umuryango w'impuhwe z'Imana, nk'intumwa z'impuhwe z'Imana, ahubwo twabonye umwanya uhagije wo gusengesha umutima, atari ukuvuga amasengesho. Kuvuga amasengesho tukayasenga aho kuyavuga. Twakoze igikorwa kiduhuriza hamwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, tugahamagarana kuri telefone, cyane ko iki cyorezo cyaje gitunguranye, gisanga gahunda ko ari dusanzwe dufite y'umuryango, tugira gahunda y'umuryango n'ibizakorwa mu mwaka wose, ariko cyaraturogoye. Hari nk'ingendo ntagatifu twari twarateganije, imyiherero twagombaga gukora, n'ibikorwa twagombaga gukora. Ibyo rero byagombaga kuduhuza turi kumwe, ntabwo byakunze, ariko byaradufashije no mu bundi buryo bwo guhuza imitima, mu buryo bwo guhamagarana, n'intego yari igamijwe tukayibukiranya. Ibyo bikorwa by'impuhwe byo gusura abarwayi, gufasha abababaye, abashonji, nabyo twagiye dufatanya na Kiliziya yose y'u Rwanda ndetse n'isi yose, niko bagiye babigenza, tugendera ku murongo rusange twese uduhuza, tukagira uburyo rero bwo kureba ko ushonje niba hari ufite icyo amufashisha akamuhereza kuri telefone, tugaterana inkunga muri ubwo buryo, ariko cyane cyane no mu isengesho dusabirana. Rero natwe byaradufashije ku buryo
abakene bacu ababaye hirya no hino twagerageje aho dutuye uburyo bwo guhuza kugira ngo tugoboke abo bose bababaye. ubona hari ingaruka ibi bihe bidasanzwe byagize haba kuri KILIZIYA muri rusange ndetse no mu muryango w'impuhwe muyoboye? Urabyumva, ingaruka zo ntabwo zabura. Ingaruka ni ngombwa ku kibazo gitunguranye nk'iki ngiki aba bantu baba batateganije batashize mu mishinga kikaza kituraho ngaho, cyahungabanyije byinshi, cyahungabanyije ubuzima bwaba ubw'umubiri ndetse n'ubw'ukwemera. Uwavuga ko nacyo cyamuhungabanyije ntabwo yaba yibeshe, kubera ko iyo abantu burya bahuriraga hamwe hari nka babandi baba bakeneye kurandatwa. Ubwo rero akenshi iyo nk'uwo nguwo utamubonye hafi yawe uko byari bimeze, akenshi hari n'igihe ntaza ntege nke noneho asa n'uwongeye kuzisubiramo. Ubwo bikabavuga rero ko duhora turwana urwo rugamba kugira ngo duhore twibukiranya wa wundi twabonaga afite intege nkeya, tugire ubwo buryo bwo gukomeza kumuheka, haba mu isengesho, kumuhamagara, kumubaza uko ubuzima bwifashe, tukabikora muri ubwo buryo. Murakoze. Namwe murakoze.